iyo ushaka gufata inkoko, if you want to catch a hen or a chicken, amasaka cyangwa ibigori, you get some grains ukanyanyagiza imbere y'inkoko, and then you spread them before the chicken. Mu gihe chicken. inkoko zirangaye zitora, When the chicken are just eating, nibwo womba kugafatamo iyo ushaka. that is when you go slowly and you get what you want. You can slaughter it, wayigurisha, you can sell it, wayiha mugenzi wawe washakaga, maybe you want to give it someone else. Intego yawe washakaga nuko yirangaza warangiza ukayifata. Your first ambition was to distract the other chicken. So as born agains, dukwiye kwita ku murimo wacu w'agakiza, we need to mind about our duty of Christianity without being distracted. Kuko icyo Satani agambiriye, because what the devil wants is to distract yamara us. kuturangaza, After doing so, akatugwa gitumo, and then he captures us. Kandi namara kutugwa gitumo, after capturing us, niko kwa kuturimbura. That is when he will distract us. Iyi ni ingingo ya gatatu y'umusirikare. Najyanye n'umumotari ambwira ijambo ryamfashije cyangwa ryangiriye akamaro. Yesterday I boarded a motorbike and someone told me a good word. Yarambwiye ati hari ibintu bibiri bihanganye n'ubu bitarafungurwa. That man told me that there are certain things which are in battle and they haven't opened to each other. Arambwira ati ubu bari n'isengero. He said that churches and bars, they are still closed. Arambwira ati kandi ibyo bintu birebye. And he said that when you see those the bars and churches, usanga byombi binganya abafana cyangwa abakiriya. You find out that they almost all have same fans. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. Praise the Lord. Ndabashuje mu izina rya Yesu. I greet you in the name of Jesus. Nkuko bisanzwe tugiye kuganira ijambo ry'Imana. As always, we are going to talk about the word of God. Ijambo ry'Imana niryo ryaremye isi. The word of God created the whole universe. Niryo ryaremye ibyose tubona. It created everything that we see. Ndashaka rero ko twongera kuriganiraho muri iki gitondo. So I want us to share this word in this morning. Reka rero dutangire dusenga. Let us start by prayer. Turagushimiye Mana yacu. Father, we thank you. Tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. We give you all the glory this morning. Turasaba umwuka wawe wera kugira ngo amanuke abane natwe. We ask the Holy Spirit to descend and be with us. Uzuganiriza ubwoko bwawe. Come and talk to your people. Utuganize icyo twifuzaho Mwami. Talk to us what you want us to know. Nashobora kwigisha bijyanye n'amarangamutima mfite. I may teach according to my emotions. Ariko wowe n'Imana yacu uzi bikwiriye buri muntu wese. But you, Lord, you know what is needed by each and every one. Turakwinginze rero kugira ngo umanuke uganze kandi ukore. Father, we ask you to come and to come and work. Ubane natwe muri iri jambo. And be with us in this word. Uganirize ubwoko bwawe Mwami. And talk to your people, Father. Turagushimiye kujye kubana natwe mu izina rya Yesu. Thank you for you're going to be with us in Jesus' name. Amen. Amen. Nitwa Mutoni Phionah. And by name's Mutoni Phionah. Mbarizwa mu itorero Canaan Revival Temple. I fellowship from Canaan Revival Temple. Ninjyewe rero tujye kuganira ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. So we are going to share the word of God. Ntago turi butinde sindi bikoresha igihe kinini. I'm not going to use a lot of time. Ariko ndashaka ko tuganira ku magambo makeya. And I want us to share with us with you few words. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo rimwe gusa ku munyabwenge. The Bible says that one word to a wise man riba rihagije. Is enough. Rero tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. So we are going to share about the word of God. Iri jambo narihaye umutwe w'amagambo. Today's sermon I've given it a title. Ibiranga umusirikare cyangwa se umuhinzi. What describes a soldier or a farmer? Turebye muri Bibiliya icyanditswe tujye gusoma kiri muri Timoteyo wa kabiri cyangwa se urwandiko rwa kabiri. We are going to read the scripture in 2 Timothy chapter 2. Paul yandikiye Timoteyo. It is the letter that Paul wrote to Timothy. Umutwe w'amagambo turasoma igice cya kabiri duhereye ku murongo wa gatatu. We are going to read the chapter 2 from verse 3. Umutwe w'amagambo turebye hano muri Bibiliya. But the title of the word here in the Bible says, Paul ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. The title of this scripture in the Bible says, A Loyal Soldier of Christ Jesus. Niko Bibiliya irimo kubivuga kuri uyu mutwe w'amagambo. That is what the Bible gave, the title which the Bible gave. Hanyuma nitumara gusoma turaza gusangamo abantu babiri. Then in this scripture we are finding two people. Turaza gusangamo umuhinzi. We are finding a farmer in this scripture. Hanyuma dusangamo n'umusirikare. And a soldier.
muri ubu buzima bwa gikristo rero tubayemo, So in the life of Christian, hariho aho tubaye nk'abasirikare, sometimes we live as if we are soldiers, ahandi nanone tukongera tukagaragara nk'abahinzi. and at times we live as if we are farmers. Ndashaka kwifashisha aba bantu babiri rero So I'm going to use these people, two people, kugira ngo dusobanukirwe ubuzima bwa gikristo tubayemo cyangwa twakabaye tubayemo nk'abakristo. so that we may understand the life of a Christian, or Yes, the life ashimwe as cyane. Christian which we are supposed to live. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Amen. Amen. Hanyuma ndashaka dusoma aha ngaha nari mbabwiye nyine muri Timoteyo wa 2 ibice 2. So let us read in this scripture, 2 Timothy chapter 2 from verse 3. Duhere ku murongo wa 3 haravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Umurongo wa 4, nta waba umusirikare kandi ngo yishire mu by'ubugingo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Umurongo wa 5, kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse urushanijwe nk'uko bitegetswe. 6, umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Umurongo wa 7 ari wa nyuma, zirikana ibyo mvuze kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Amen. Let us read 2 Timothy chapter 2 from verse 3. Take your part in suffering as a loyal soldier of Christ Jesus. A soldier on active service wants to please his commanding officer, and so does not get mixed up in the affairs of a civilian life. An athlete who runs in a race cannot win the prize unless he obeys the rules. The farmer who has done the hard work should have the first share of the harvest. Verse 7, think about what I am saying, because the Lord will enable you to understand it all. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Nk'uko tumaze kubibona rero, As we have seen it in the scripture, dusanzemo abantu babiri hano. we have found in the scripture two people. Dusanzemo umuhinzi We have found a farmer, ndetse tugasangamo n'umusirikare. and we've seen a soldier. Uko mubizi mwese hari amahame As you all know, there are certain principles umusirikare agenderaho a soldier follows, cyangwa se umuhinzi agenderaho. and there are certain principles a farmer follows. Nuko rero mu byumva abantu babiri bafite amahame, As you've heard that those two persons have natwe principles. nk'abakristo Also, as Christians, dufite amahame twakabaye we tugenderaho have certain principles which we have to muri follow ubu buzima bwa gikristo tubaye. in our lives of Christianity. Aho wicaye hose nk'umukristo Wherever you are as a Christian, ukwiriye kuba ufite amahame ya gikristo akuranga. you have to be having principles of Christianity. Abo muganira, Those you converse with, abo mubana, those you live with, abo mukorana, those you work with, bakwiriye kuba bakubonamo za ndangagaciro z'abantu babiri, they have to see those values of the other two persons we've seen in the iz'umuhinzi scripture, of a farmer cyangwa se iz'umusirikare. or of a soldier. Aba bantu babiri njya gutekereza kubakoresha, When I thought about of using these two persons, nuko nabonye hari amahame bagenderaho kandi akabafasha mu buzima bwabo bwa buri it munsi. is because I saw in the lives of these people, they follow certain principles and they help them in their lives. Reka wenda duhere ku musirikare, Let us start with a soldier maybe. tugiye kureba ibintu wenda turebe bitatu kuri buri ruhande kubera amasaha dufite. We are going to see three things on each side because of the time which we have. Turebe ibigenda biranga buri muntu wese ku ruhande rwe. There are three principles in each person's life. Hanyuma tubihuza n'ubuzima bwacu turimo bwa gikristo kuri iki gihe. And then we bring it together with the life of Christianity which we have to live in this Ubuzima life. bw'umusirikare A life of a soldier, akwiriye kwitoza kwihanganira imibabaro. he has to train him or herself to endure hardships. Okay, je ntago ndi umusirikare, Me, I'm not soldier personally, ariko njya mbona abasirikare but I bisanzwe. always see soldiers. Kandi nk'uko Bibiliya ivuga natwe turi abasirikare ba Kristo. And as the Bible says, we are the soldiers of Christ. Umusirikare w'iyi si
The worldly soldier, afite ibyo akwiriye kwihanganira kugira ngo bikomeze kumufasha kubaho neza mu kazi ke. he has to endure certain things in order to serve well in his duties. natwe rero nk'abasirikare ba Kristo dufite icyo dukwiriye kwihanganira mu buzima bwacu. So as soldiers of Christ, we have to endure certain things in order to live a Christian life. Bibiliya tubwira ngo iby'isi bijya bitwereka iby'ijuru. The Bible says that worldly things should teach us the heavenly things. Umusirikare ni umuntu utegetswe kwihanganira imibabaro yose. A soldier is a person who has to endure all hardships. Iyo afesinga mu kazi ke iyo ariyo yose agomba kwihanganira. The hardships that a soldier meets in his daily life. Urugero rutoya wenda tujya tubona hano mu gihugu cyacu ukuntu abasirikare bacu cyangwa abapolisi bacu baba baducungiye umutekano. A small example here in our country, we see soldiers or our policemen how they give us security day and night. Dukunda kubabona kenshi ku mihanda baducungiye umutekano bahagaze batanyeganyega. We always see them on the way making sure that the security is guaranteed to all citizens. Yaba ari izuba rya mu gitondo saa 2, whether in the morning cyangwa saa 8, or during afternoon in the cyangwa saa sunshine, 11, or at 11 in the evening. Ntabwo ashobora kureka guhagarara ku zuba ngo nuko izuba rimwishe. He will never fail to stand in the sun because there is a lot of sunshine. Kuko azi ngo shebuja yaramubwiye yaramutoje kandi undi nawe agomba kumwumvira. Because he knows that his master trained him and he has to listen to his commanding officer. Guhagarara kuri iriya zuba, standing in the sun, ni ikimenyetso cyerekana it is a sign that shows that kumvira uwamutumye, that he's obeying his commanding cyangwa kumvira officer, shebuja, or he's obeying his master. Agahagarara hariya agakomeza gukora ibiri mu nshingano The ze. soldier stands in that position and does all his duties. Agakomeza kureba cyangwa se kwita ku mutekano w'abanyagihugu. And he keeps keeping security for the citizen. Ndagenda ingingo ku ngingo. I'm speaking one word to natwe nk'abarokore, as Christians, hari aho ukwiriye guhagarara, we have to stand in a certain kabone position. nubwo byaba ari umubabaro kuri wowe, However much it is so painful ariko to you, ugahora uharanira kunezeza uwagutumye. but you have to always stand so that you please Hakaba whoever byinshi sent you. wigomwa, There are certain things you live ukemera kuguma mu mubabaro and you stand in pain kugira ngo unezeze so shobuja. that you please your master. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Umurokore utemera guhagarara mu mubabaro igihe cyose ntashobora kunezeza A Imana. born again who does not stand in pain in his position all the time will never please God. Tujya tubona urugero kuri Yobu. We always see a good example on Job. Igihe cyose nk'abarokore dukwiriye kwigira ku batubanjirije. Always as Christians, those forefathers are good examples to us. Yobu yihanganiye byinshi. Job endured a lot. Yihanganiye ibigeragezo Endured hardships by'inshuti n'umugore we. of his friends and the Ntabwo wife. yigeze areka Imana He ye. never departed from God. Yagumye muri uwo mubabaro hagati He stood in the pain in the kugeza midst igihe of the pain, Imana yamutabariye. until God relieved him of the pain. Nk'abasirikare ba Yesu rero, So as soldiers of Christ, dukwiriye kwihanganira mu mibabaro duhura nayo mu kazi kacu ka buri we munsi. need to endure in our daily lives Ndavuga ko gukorera Imana. of serving God. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ahora aharanira cyangwa se yifuza kunezeza shebuja. He always strives to please the Iyo master. ni ingingo ya That kabiri. is the second pillar. Abiharanira ati, How does he strive for ushobora that? kubona umusirikare watumwe n'igihugu, tujya tubona abasirikare bacu bajya hanze mu butumwa bwo kugarura amahoro. We always see our soldiers going to missions in other Ntibikwiriye countries. nk'umusirikare watumwe n'igihugu It is not pleasing for a soldier who was sent by the nation kugera hanze barakwizeye bakagutumayo, to go when you're trusted by the country, warangiza ukajya kwerekana iyindi myitwarire itari iy'abagutumye. and then you start portraying another image which is different from the image which Yes, the country ashimwe sent you cyane. with. Praise the Lord. Twebwe nk'abarokore cyangwa se nk'abasirikare ba Kristo, We as born again or as soldiers of Christ, turi ishusho ya Kristo hano ku isi. Ibyo dukora, ibyo dutekereza, turi ishusho ya Kristo hano ku isi. we portray the image, or we are like ambassadors of Christ on this earth. Dukwiriye gukora cyangwa gushyira mu bikorwa ibyo Kristo ashaka. We have to work or to put in place what Christ wants us to Dukwiriye do. kwerekana ibyo wadutumye. We have to show what Christ sent us Nk'uko for. umusirikare iyo yagiye ku butumwa akora ibyo igihugu cyamutumye. Just like a soldier who went for other mission Iyo ni- doing what iyo the niyo country ngingo sent ya him to kabiri. do. That is the second issue Iyo guharanira kunezeza uwagutumye of ariwe shobuja. striving to please who sent you. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Tujya tubona abambasaderi. We always see ambassadors. Iyo bari hariya hanze When they are in other countries, baba bahagarariye icyo gihugu. it means that they are standing, they are there for other countries. Iyo for akoze their nabi ari countries. umwambasaderi,
iyo yitwaye nabi cyangwa agakora nabi ari umwambasaderi, when he does not do good as ambassador there, ntago bafata ko ari we wabikoze nabi. they don't take him, they don't blame him. Bavuga ko ari igihugu cyabikoze They nabi. blame the country he's Kuko standing ahagarariye icyo gihugu for, hariya because ari. he's standing for that country in that place. N'abarokore rero cyangwa nk'abasirikare ba Kristo, So as Christians or soldiers of Christ, ibyo dukora hano ku isi whatever we do on earth, duhagarariye Kristo. we are standing for Christ. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ibyo dukora hano ni isura ye cyangwa ishusho ye turimo kwerekana. Whatever we do, it is the image, or it is the image of Christ here. Rero wigenzure cyangwa wisuzume, So you have to check yourself then. nusanga ibyo ukora ari byiza ukomerezeho, If what you're doing is good, nusanga hari agatotsi kajemo ugerageze gusubira mu murongo. if there is anything bad, now remove it and stand doing good. Uharanire guhora unezeza uwagutumye ari wo shebuja. Always strive to please your master, who is Jesus Christ. Iyi ni ingingo ya kabiri ku musirikare. This is the second principle on a soldier. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ingingo ya gatatu The second principle, nayise ngo yita ku kazi ke he has to mind about his work nta kurangara. without getting distracted. Umusirikare wo mu isi hano yita ku kazi ke A worldly soldier in his duty, nta kurangara. he will never get distracted in his Natwe duty. nk'abarokore hano turi So as born again cyangwa se twebwe nk'abasirikare ba Kristo, or as soldiers of Christ, dukwiriye kwita ku kazi kacu nta kurangara. we need to mind about our duties without being distracted. Iyo ushaka gufata inkoko, If you want to catch a hen or a uzana chicken, amasaka cyangwa ibigori you get some grains ukanyanyagiza imbere y'inkoko. and then you spray them before the Mu gihe chicken. inkoko zirangaye zitora, When the chicken are just eating, nibwo womba kugafatamo iyo that ushaka. is when you go slowly and you get what you want. Wayibaga, You can slaughter it, wayigurisha, you can sell it, wayiha mugenzi wawe washakaga. or maybe you want to give it someone else. Intego yawe washakaga ni ukuyirangaza warangiza ukayifata. Your first ambition was to distract the other chicken Rero and get it. nk'abarokore So as born again, dukwiriye kwita ku murimo wacu w'agakiza, we need to mind about our duty Ari of nta Christianity kurangara. without being distracted. kuko icyo Satani agambiriye Because what the devil wants ni ukuturangaza. is to distract Yamara us. kuturangaza After doing so, akatugwa gitumo, and then he captures us. kandi namara kutugwa gitumo After capturing us, niko kwa kuturimbura. that is when he will distract Iyi ni us, ingingo ya will gatatu ku destroy us. musirikare. That is the third principle on the Ingingo ya soldier. gatatu ku musirikare ni ukwita ku kazi ke nta kurangara. The third principle for a soldier is to mind about his work without distracted. Nk'abarokore ntibidukwiriye kurangara muri uyu murimo. As born again, we are not supposed to get distracted in this work. Iyo turangaye gato hari ibipfa. When we get distracted, there are things which die. Iyo turangaye gato hari ibyangirika. There are certain things which die. Ntabwo rero nk'amahame dufite igihe gito dufite hano ku isi cyangwa cyinshi ntabwo dukwiriye kurangara. So as in our principles as Christians and the little time which we have here on earth, we are not supposed to get distracted. Yesu nashimwe cyane. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndumva nakomeza ngongeraho n'izindi nyinshi. I feel like adding more principles on a soldier, ariko kubera but amasaha because of time, reka dukomeze turebe no ku muhinzi. let us now look on the side of the farmer. Ndacyashaka kukubwira ngo ndavuga ku bantu babiri, umusirikare n'umuhinzi. I'm still talking about the soldier and the farmer. Their lives. Ushobora kuza kwisanga mu ngingo zigenewe umusirikare Probably you might find yourselves in the principles cyangwa belonging ukisanga to mu a zigenewe soldier, umuhinzi. or you might find it in yourself in the principles Ibyo byose aho wakwisanga for the hose farmer. Wherever, which side you might find yourself, ukwiriye kongerwa kubita mu mutima wawe ukavuga uti se mwami ahari ibi birakwiriye. you need to think about yourself and say, am I worthy? Is it worthy? Hanyuma warangiza ugasubira mu murongo shobuja gushaka. And then you go back in the line where your master Yes, wants ashimwe you. cyane. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ahangaha umuhinzi ikintu cya mbere turi burebe, Here a farmer, the first principle for a farmer, indangagaciro ya mbere y'umuhinzi, the first value of the farmer, akunda akazi ke. he loves his work. Akunda akazi ke. They love what they do. Nk'abarokore So as born again, dukwiriye gukunda cyangwa tukishimira agakiza dufite. we need to be pleased or to love the salvation which we have. Ikikwereka ko umuhinzi akunze akazi ke, What shows that a farmer loves what he does, uzareba amasaha umuhinzi abyukira. always see the time he wakes up.
mu gitondo kare kare. They wake up early in the morning. Ntushobora kuza mu rugo ngo uzahasanga umuhinzi. You can't come early in the morning and find a farmer there. Keretse ugiye ukamushakira mu kazi nyine mu murima. Unless you go to his field. Nk'umurokore rero ntibakwiriye kudushaka ngo batubone mu bindi. So as Christians they should not look for us and find us in other bakwiriye things. kudushaka bakadusanga mu gakiza. Whenever they find us, they have to find us in the salvation. Ubushize umushumba wacu yababwiye ijambo. One time the last time our pastor told you the word. Arababwira ngo aho gutinda mu rusengero utekereza mu kabari. He said instead of taking time in a church thinking about the bar. Watinda mu kabari ariko utekereza mu rusengero. You rather stay long in the bar thinking about the church. Bivuze iki? What does it mean? Aho kugira ngo wicare mu gakiza ariko utekereza uti ibyo ari byose ibyo hanze biraryoshye numva nasubirayo. It means that instead of being saved but thinking about worldly things. Byarutwa nuko waratinze muri ibyo ngibyo ariko utekereza ukavuga utaha hari ngiye mu rusengero byakunda. It is better than staying long in the world life but thinking about that one time I'm going to get saved. Yes, ashimwe cyane. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Umurokore rero ukunda akazi ke. So a born again who loves his or her work. Umubona mu bikorwa byinshi bitandukanye. You'll always see him or her in different activities. Ejo ngira ngo najyanye n'umumotari ambwira ijambo ryamfashije cyangwa ryangiriye akamaro. Yesterday I boarded a motorbike and someone told me a good word. Yambwiye ati hari ibintu bibiri bihanganye n'ubu bitarafungurwa. That man told me that there are certain things which are in battle and they haven't opened. Arambwira ati ubu bari n'isengero. He said that churches and bars they are still closed. Arambwira ati kandi ibyo bintu birebye. And he said that when you see those the bars and usanga churches, byombi binganya abafana cyangwa abakiriya. You find out that they almost all have same fans. Arambwira ati mu kabari. He said that in bars haba harimo abakiriya benshi kandi bizanye n'ababahamagaye. There are so many customers who come by themselves. Ati no mu rusengero naho. And in church yabyise abakiriya naho. He also called church members customers. Ati no mu rusengero usanga harimo abakiriya bizanye kandi nabo ntababahamagaye. He said that you find in churches there are customers who came and called themselves. And then he told me one word which pleased me. Arambwira ati kandi abo bantu bombi kibaranga. And he said that what shows those people nuko batanga amafaranga yabo batiriwe batekereza kuri byinshi. They give their money freely without thinking. Ataho bafatiwe niho bayatangira. That whatever every time they want to give. Ati mu kabari umuntu ashobora kuvuga ijambo wowe wasinze ukavuga uti mba baguhereze mwese babahe muvuze neza. He said in a bar when someone speaks well you just say let everyone be served. Ati wakumva umuntu uvuze ngo bavuze neza ukibaza n'icyo avuze ukakibura. And when you think about the word someone has spoken. Ariko kubera ko yaje gusa ashaka kugura no gutanga amafaranga ati agatanga amafaranga abantu bakinwe. Because he came willingly to give he just gives money out. Ati rero mu rusengero ujya kumva baravuze ngo ufashijwe atange. Same applies in the church. Sometimes they say whoever is touched just give. Ndakoresha ijambo yambwiye. I'm just using the word. Ati kumva baravuze ngo ufashijwe atange. And they say who has been blessed. Sinzi aho yabikuye ariko ubwo wenda bikabizi. That word from maybe he knows that. Icyo nshaka kuvugaho. But what I want to say about this. Yarambwiye gusa ati bari abantu yababa mu kabari cyangwa mu rusengero. He said when you consider those people in church or in bar. Nibo abantu batanga amafaranga batabanje kubitekereza. These are the people who give their money without thinking. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ariko icyo nakuyemo aho ngaho. What are the lesson I got from that conversation? Baba batanga amafaranga batabanje kubitekerezaho. Whether they give money without thinking. Ariko icyo bayatangiye kiratandukanye. What they give for is different. Umwe yatanze kugira ngo yinywere yishimishe birangire. One has given just to please himself to drink. And no one is going to remember about that. No one is going to give a reward about that. Hallelujah. Praise the Lord. Ariko wa wundi uri mu rusengero. But the other one in church. Ndacyari kuri ya ngingo yo gukunda akazi kawe. I am still on the other point of loving what you're doing. Ntushobora kubona urusengero rudakoropye ubishoboye ngo we kwishyura umuntu ajye rukoropa cyangwa nawe ubwawe. You can't find a church unswept and when you have money you fail to give someone to sweep it. Udashoboye kuza ngo urukorope. If you can't clean it, wakoresha amafaranga yawe bakarukoropa. You can use your money to clean the church. Utugero dutoya ndimo gufata. Those are just small examples which I'm using. Yes, ashimwe cyane. Praise the Lord. Tujya tubona abantu mu nsengero zitandukanye. Always see people in different churches. Bakorera Imana mu buryo butandukanye. Serving God in different ways. Umuntu akibwiriza akazi akagura nk'intebe. One person just may come and undi akibwiriza akagura amamikoro. Buy chairs or microphones. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Aho ngaho barimo gukunda akazi ke. He's showing love for his work. Nuko ngo icyakora aragizi kandi aragikunze. It means he's doing what he understands well and what he loves. Umuhinzi yari mu murima we. So a farmer
umuhinzi nyamuhinzi yari mu murima A we real farmer in his or her field ntashobora guhinga afite ubunebwe cyangwa yumva ibyo akora atabiha imbaraga. will never work with a lot with little energy, kuko akunze akazi ke kandi azi ikizavamo ejo, because he works zealously, because he loves what he does and he knows what he's going to get from his ingingo work. ya kabiri ku muhinzi, The second point on a farmer, arekura ibyo afite kandi akihangana. he lets out what he has and he endures. Iyo ni ingingo ya kabiri ku muhinzi, That is the second point on a farmer. arekura ibyo afite He gives out what he kandi has akihangana. and he endures. Hallelujah. Praise the Lord. Ni ukuvuga ngo umuhinzi ashobora kuba afite abana mu rugo, It means that a farmer might be having children at home ariko akaba afite ibyo kurya bikeya. and he has little food at home. Muri byo kurya bikeya hariho n'imbuto. Among the little food, there are grains or there are seeds. Muri ya mbuto rero n'umuhinzi muzima icyo akora, So as a real farmer, what he does, agaburira abana bike bishoboka, he's going to serve the children the yarangiza little akibabaza, possible, and is going to endure agakuraho ya mbuto, and gets a portion of the seeds, akagenda akayitanga. and then he sells it in the field. Kuyitanga k'umuhinzi ni ukuyitera To nyine. give to the farmer is to sow it Niba in the ateye field. ibikombe 2 cyangwa 3, If he sows 2 cups of the seeds, akazasarura ibase yuzuye cyangwa umufuka, time is going to come and is going to reap sacks. biterwa n'ibyo It yateye. depends on what he has sown. Umuhinzi mu buzima bwe ategetswe kwihangana kandi agategereza, In the life of a farmer, it is a command for him to agategereza endure, icyo yarekuye. to wait for what he sowed. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Iyo ngeze ahangaha nibuka igihe kimwe, When I reach here, it reminds me one time. isa nkaho ari testimony ntoya, It is a short testimony. nsigaje ingingo imwe gusa nkasoza. I'm just remaining with one point and then we are done. Umunsi umwe igihe kimwe cyo gutangira itorero kigeze, One time when we were starting this work, umutware wanjye yarambwiye ati dukora ibi, tugurisha ibi, dutangire umurimo w'Imana. my husband told me, let us sell this, let us do this so that we may start the work of God. Numvaga byari binkomereye, It was so hard for me by that time, ariko ntabwo nigeze mbitindaho. but I never took time on that. Ibitanda tubivaho turyama hasi, We sold our beds and we slept down. ibyombo tubikura mu bubati tubisubiza muri mari, We sold our cupboards. dufata intebe, dining, byose We turagurisha sold tucara all hasi. our sofa sets and we sat down. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Kugira ngo tubone amafaranga yo In gutangira order umurimo to get the w'Imana, money to start the work of God, dusohoka mu nzu yacu twari dufite icyo gihe, we went out of our house tujya gushaka kandi kazu gatoya dukodesha, which we had by that time, and we looked for a small house to kugira ngo rent, amafaranga azajya ava muri ya nzu so that the money from the rent of our house ajya adufasha nibura kwishyura renti y'urusengero. could help us to rent the church. Umuhinzi arekura icyo afite So akihangana. a farmer lets out what he has Ndimo and kuvuga ku endures. muhinzi. I'm talking about the farmer. Umuhinzi arekura icyo afite kandi A farmer akihangana. lets out what he has and he endures. Ndibuka twatangiye nyango turi abantu 12, I remember we started like I think we were 12. ngubu turi mu bantu barenga 300 n'abandi Today we siza aho are bigeze. like 300 plus. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ibyo byose biva mu kwihangana. All that comes from Umuhinzi endurance. ararekura kandi A farmer akihangana. lets out and endures. N'abahinzi rero muri uyu murimo wa Kristo, As farmers in this work of ako ni Christ, akagero gatoya that is ntanze. a small example I've given. Nawe ufite ibindi, You have so many others. bagenzi banjye bafite ibindi. My friends have other things. Icyo mwibutsa nk'umuhinzi muri uyu What I'm murimo, reminding you as a farmer in this work, ukwiriye kurekura kandi ukihangana. you need to give out and endure. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Ku rundi ruhande, On the other side, ushobora kuba ufite ikindi kintu ari kibi cyangwa ari icyaha, you might be having something bad or maybe it is waranze a sin. kukirekura. You fail to live out that sin. Ukavuga uti iki kintu nyirekuye se ko ariho ndipendinze nzabigenza. And you say, I can't let it go because it is where I'm depending. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Igihe kimwe hari umukobwa w'inshuti yanjye wampaye ubuhamya. One time a young lady gave me a Yari testimony. umukobwa ukuzemo gakeya. She has some good years. Ntago yari afite amafaranga yo kumubesha muri uyu mujyi. She had no money to sustain her in this Aza city. gushaka sugar daddy, One time she looked for a sugar daddy. amufasha kubaho muri ubwo buzima And busanzwe that bwo mu sugar mujyi. daddy helped her to live in that life. Ubwo yishyuraga inzu, She was renting a house. amavuta, ibyo kurya, imyenda, She has to ubuzima buy busanzwe. food, clothes, and everything, the bills of the Hanyuma house. nyine ubwo urumva ni nkaho yari nk'umugabo we.
It means that sugar daddy was like a husband. ariko wibuke ko umugabo atari uwe. But remember, he was not the husband, the real bivuze husband. ngo igihe cyose wa mukobwa yahoranaga umutima umushinza mu mutima It we. means that woman or that lady, she had a convicting heart, a conviction in her heart. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Igihe kiza kugera, One time came umukobwa arakizwa. and she got saved. Amaze gukizwa yumva bidakwiriye ko akomeza kubana n'umugabo w'abandi, After getting saved, she realized that it kuko was yumvaga not agomba okay kurekura. to live with someone's husband. Igihe cyose yumvaga agomba kurekura yibazaga se nzabaho nimureka. She felt that she had to let him go, but she used to think, how am I going to survive? Turaganira tugera kure, ndabimwumvisha aramfasha nawe arabyumva. We talked and I tried to convince her to let him go. Aramureka, ubuzima bubanza kumukomerera, ariko nyuma ageze aho Imana ikomeza kubana nawe. And she lived him, but life was not okay. It was hard, but later on it normalized. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Rero nk'umuhinzi iyo yakuye, So as a farmer, when you let it go, hari byinshi ubona. there are certain things which you receive. Ntabwo urekura gusa ngo ukomeze ubeho nabi igihe cyose. You don't let it go and you live like that all the Urarekura. time. You let it go, Wamara kurekura, and after giving it out, hakagira ibindi and there are byinjira. certain things which you received after some time. Twafatiye urugero ku muhinzi. We gave an example to the farmer. Tujye tubona ibyo abahinzi bahinze We always see that what farmers sow, ntabwo ari byo it basarura. is not what they reap. Niba uteye imbuto y'ibase yose ibishyimbo, When you sow a seed full of a basket, ntabwo ushobora gusarura ya base. you can't reap a basket. Ukuramo umufuka cyangwa You get ibirenze. sacks or more. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndashoje ngeze ku namba ya nyuma I am winding up I'm on the last kuri za ngingo point. zigize umuhinzi. On the other 3 points that describes a farmer. Ahora n'ibyiringiro ku He is murimo we. always hopeful or optimistic. Ahora n'ibyiringiro ku He is murimo we. always optimistic in Yesu his ashimwe work. cyane. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibyiringiro bye ahora bifite. His hope is they are always there. Ahora avuga ati ibyo ari byo byose nubwo nateye nkaba nshonje, He always says, however much I'm hungry, but I sow. ariko ibyo ari byo byose isarura rizagera. But I know time is going to come, I will harvest. Nzarya ku byo nateye. I am going to eat what I sow. Nzasarura ibyo nabibye. I am going to reap what I sow. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Rero nk'abakristo muri uru rugendo turimo, So as Christians in this life, dutegetswe kugira ibyiringiro bikaduhoramo. we are commanded to have hopes or to be optimistic all the time. Ko umurimo dukora atari uw'ubusa. That the work we are doing is not in vain. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ijambo ry'Imana riravuga ngo The word says nitutagwa isari that if we do not tuzasarura. if we do not discouraged, we shall reap. Nitutagwa isari tuzasarura. If we do not get discouraged, we shall reap. Nk'abarokore rero, As born again, icyo dukwiriye gukora what we need to do, ni ukugira ibyiringiro kuri uyu murimo we dukora. have to be optimistic in this work. Ntitaye kuri situation iyo ari yo yose, Regardless of the situation around aho waba us, uri aho ariho hose. wherever you are, Reba nk'ubu ngubu turi mu gihe cya just corona. see we are in the time of corona. Ntabwo ari igihugu cyacu gusa, It is not our country alone, n'isi yose. it is the whole world. Dukwiriye kugira ibyiringiro ku mwami wacu. We need to have hopes in our King. Nk'abakristo tukumva ko uwo twakoreye ari kumwe natwe. As Christians, that the one we serve is with us. Nubwo bikomeye, However much it is hard, ariko bizarangira. but time is going to come, it will end. Kristo wacu ari maso. Christ is awake. N'umuhinzi ku murimo, So as a farmer on his duty, n'umusirikare ku murimo, as a soldier on his duty, nakongera kubashishikariza kwibuka indangagaciro I'm zacu. reminding you to know our values. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Ngo Paul yingingira Timoteyo Paul commanded Timothy gukorera Imana amara amaji. to serve God with a lot of zeal. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Rero mwatwe nk'abarokore So as Christians, dukwiriye gukorera Imana kandi tumara amaji. we need to serve God in a loyal way. Yesu nashimwe cyane. Praise the Lord. Turashoje rero, I'm winding up. tugiye gusoza nanone We dusenga. are going to wind up while praying. Muri iyi minsi buri muntu wese arasengera mu rugo nk'uko mubizi. As you know, in these days we are fellowshipping Si from our ngombwa ko wakora homes. ibyiza kuko umushumba kureba. It is not a must that you have to do good Si things when ngombwa the ko pastor is wakora singing. ibyiza kubera ko abayobozi bakureba. Doing good things because the leaders are there. Uriya musirikare twavuze cyangwa umuhinzi That soldier or the farmer we've talked about, ntabwo akora biriya byose kubera ko bashebuja he babareba. does not do whatever he does because his masters are Buri watching. muntu wese
wese apfa kuba azi aho ahagaze, he does whatever they do in akaba azi their private n'icyamuhagaritse, places, knowing what they do. They are agomba doing that. guhagarara neza ku kazi He ke. or she has to stand well in his Kandi position. natwe nk'abarokora aho duhagaze turahazi. And as Christians, where we are standing, we Duhagaze mu know kazi that. ka Kristo. We are standing in the work of Christ. Duhagaze mu kazi We k'uwadutumye. are standing in the work of who Ndabashishikariza rero sent us. gusubiramo imbaraga. So please, I'm encouraging you. Uwadutumye azaduhemba. Whoever sent us will reward us. Reka dushime Imana. Let us thank God. Turagushimiye Mana yacu. Father, we thank you. Tuguhaye icyubahiro kuri Mana yo We give you all the kwiringirwa. praise for your God. Wabanye natwe igihe cyose. You've been with us all the Uri time. Imana iriho, You're the Lord who uri Imana speaks. yahozeho, You're the Lord who lives, kandi uri Imana izahoraho. and you live. Dushimiye ko wabanye natwe muri iri Thank jambo. you. You've been with us in this sermon. Reka wongere kutwibutsa indangagaciro zacu Mwami. Father, remind us of Buri our muntu wese Christian umusanga values. ahari, Whoever is, buri muntu wese umusanga ahari Mwami. meet everyone wherever they are. Twese wongere kutwibutsa indangagaciro za And remind Gikristo. us all our Christian Ineza yawe values. ikomeze kubana May natwe. your goodness be with us. Turagushimiye muri iki We gitondo. thank you this morning. Ineza yawe ibane natwe May your Mwami. goodness and kindness be with Turagushimiye us. kubw'ikiganza cyawe We thank you cy'imbabazi. for your hand Turagushimiye of kubw'ineza yawe mercies Mwami. and kindness. Urakoze ko wabanye Thank natwe. you for being with us. Turagushimiye mu izina We rya thank you Yesu. in Jesus' name. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Turabashimiye. We thank you. Murakoze cyane kubana Thank you natwe. so much for being with us. Amen. Amen.